Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbahe ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 29 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 mu masaha ya nimugoroba, aho tugiye kureba rero amakuru agezweho mu by'ukuri nsuhuza abantu badukurikiranye muri mu bice bitandukanye, abantu mudukurikiranye muri mu Burundi, abantu mudukurikiranye muri Uganda, by'akarusho kandi ku bantu mudukurikiranye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi ntabwo twibagirwa n'abadukurikiranye bariyo irwota amasimbi mu bihugu bigiye bitandukanye. Uyu mwanya rero reka mbabwire ko tugiye kureba amakuru adasanzwe agezwe kugeza kuri ubu ngubu, ariko kandi nanone nshimira abantu bagenda badukurikira ndetse n'abatwereka urukundo, aho mukanda like, abakanze subscribe namwe ndabashimira cyane, ku batarabikora mbabwira ko iki ni cyo gihe ni nako kanya kugira ngo mukande kuri ako gabudu gatukura, ubundi turusheho kugenda tubana kabisa twagura umuryango mugari. Ndashimira abantu mwese mwamaze kubikora. Ikindi kandi nanone like hejuru, turushaho kuzamura like, nako gabudo k'agafresh kareba hejuru, ushaka no ko washaringa amakuru ku bantu bashaka kujya muri group yacu ya WhatsApp, link tuba twayiteretse ahatangirwa ibitekerezo, niwe ushaka ko wayibona rero. Ikindi kandi nanone ku bashaka gutanga ibitekerezo, inyunganizi ku makuru tugenda tubagezaho cyangwa se ku makuru tugiye kubagezaho, comment zirafunguye cyangwa se hatangirwa ibitekerezo na n'izi saha haracyafunguye rero. Mu minota mikeya cyane itarenze 20 tugiye kuba twakwinjira mu makuru akomeye cyane. Benjamin Mbonima uyu yagize ibyo atangaza ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu, ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ndetse turazana byo kuba twabigarukaho. Si byo gusa kandi kubera ko mbafitiye amakuru akomeye cyane, inkuru nziza Kavumu. Mu by'ukuri icyo usabwa kugira ngo wumve iby'aya makuru ntabibabwiye ni ukugumisha hano kuri John Info, ubundi kwimvira aya makuru ntuzanye uyu mugoroba. Ayo majwi wumvishe yarazamutsemo rwose ni amajwi y'abawazalendo hariya Kavumu, barimo bagira ibyo badutangariza cyangwa se ibyo babwira abakunzi babo ndetse n'abashyigikira. Hanyuma rero n'abanzi nyine ubwo bagomba kubageraho, kuko nta n'umwe bigeze barobanura ubutumwa bashyize hanze. Niba ushaka kumva rero iby'ayo makuru, ukomeza kabisa ugumisheho 5 kuri 5 muri uyu mugoroba. Rero twe turi mu masaha ya nimugoroba, ubwo wowe biraza guterwa mu by'ukuri n'icyo ingengabihe yawe iza kuba iguha, ariko twemenya yuko turi mu masaha ya nimugoroba kabisa. Turaza kubigarukaho nabyo, si byo byonyine gusa. Kugeza kuri ubu ngubu ndaza kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye bya muri Kivu y'Amajyepfo, nyanyagireho kabisa ndebe uko byifashe, ndanyagira muri Kivu y'Amajyaruguru ndebe uko byifashe. Mu by'ukuri Uvira ntabwo igisirikare cya leta ya Congo FARDC gishaka kujenjeka habe na gato, ntabwo bashaka kujenjeka. Hari abagejejwe rero imbere y'ubutabera barimo kuburanishwa, babarizwa mu ngabo cyangwa se bagaragara mu ngabo, nabyo turaza kuba tubigarukaho cyangwa se tubikomozaho 5 kuri 5. Ayo makuru nawe niba ushaka kuyakurikira gumisha hano kuri Barore TV. Hanyuma rero hano hari amakuru ndi kubona imbere yanjye, n'amakuru avuga ko mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu ibijyanye n'amasezerano ya Montreal bivuga ko hagati y'inyeshyamba za M23 n'urundi rwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri abantu bagombaga gufungurwa. Mu by'ukuri biragaragara ko ibingibi bisa nkaho bitagikozwe, birasa nkaho bitagikozwe, kubera ko tugeze ku itariki 29 icyo gikorwa kitarabaho. Bisobanuye ko mu by'ukuri hakiri ikibazo gikomeye cyane, cyangwa se hakiri imbogamizi zikomeye cyane. Ntabwo rero higeze habaho kugurana kw'imfungwa, n'aya makuru nayo turaza kugenda tuyagarukaho, ariko nta kindi ngiye kuba nahiraho cyangwa se nta kindi tugiye kwinjiriraho. Ni amakuru akomeye cyane yaturutse ubu ngubu muri Kivu y'Amajyepfo ku bijyanye na Kavumu gusa. Hagati aho ngaho mbabwira ko ikindi kigomba kuba cyabaho ni uko agace bita Moba kafashwe n'ingabo za Zambia ziri gufatanya na FARDC nk'uko bigarukwaho, ndetse no bita Muriro. Utu ni uduce twamaze kwigarurirwa n'igisirikare cya Zambia, cyamaze kwinjira no ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gushaka umuti urambye no gukemura ikibazo cy'inyeshyamba zakomeje kwibasira ndetse no guhungabanya igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabigarukaho nabyo. Reka nta gutinda rero twinjire muri aya makuru, mbasangeze rero uko situation ihagaze cyangwa se uko ibintu byifashe. Ubundi muri make
Mu by'ukuri ibintu byari byiza cyane kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa AFC mu 23, byari ibyishimo kuko basoreshaga, byari ibyishimo kuko batambagiragayo rwose neza neza nta kibazo bafite. Ubwo ndavuga ndavuga Kavumu, ntabwo mvuga Kavumu ku kibuga cy'indege, ndavuga Kavumu yose, byari byiza. Ariko byari byiza Wazalendo bataramara gusatira iki gice ngo biyemeze kuhigarurira, kubera yuko ubu amakuru ari kutugeraho kugeza kuri uyu mugoroba. Mu by'ukuri mpana warning buri murwanyi wese wa AFC 23 ukunda ubuzima bwe, nkurikije ibyo ndi kubona, nkurikije amakuru ndi kwakira, ashatse yatangira kwivira ngaha muri iki gice cyangwa muri Kavumu, kubera yuko biraza kurushaho kuba bikomeye cyane. Kaninjire muri aya makuru nkubwire uko byifashe. Impamvu ndi kuvuga gutyo nta yindi. Wazalendo bamaze gushyira hanze amashusho, amara igihe kingana n'umunota n'amasegonda 40. Ntabwo ari ya mashusho bafata ukabona gaciyeho utamenya ibibaye. N'amashusho amara umunota n'amasegonda 40 agaragaza timu ngari, timu ikomeye cyane ya Special Force ya Wazalendo, bafite ibikoresho bihagije. Buri umwe hano muri iyi video munanyemerere nze kuyishyira muri group yacu WhatsApp ya Songa Mbere kugira ngo mubone ibyo ndi kuvuga uko bimeze. Haragaragaramo abasore benshi cyane, ariko abangaba bakaba Special Force 1 2 3 4 5 6 ni benshi mu by'ukuri. Abangaba rero buri muntu wese afite igikoresho gishoboka cya gisirikare. Hari abafite, ntawe udafite imbunda, ibyo byo birumvikana. Bafite za jomeri, bafite za magazini, bafite imbunda z'imisada, ndetse kandi bafite komando wabo, bafite icyizere. Aba bakaba bagaragaye hejuru ya Kavumu, ndabonamo na za machine gun, bagaragaye rwose ahitegeye Kavumu nayo ndabona ijya kumera hafi neza rwose nka za Uvira. Ni agace gasa nkaho kari mu cyo nakwita nk'ikibaye ukuntu, gakikijwe n'udusozi tutari tureture. Nkurikije aya mashusho nabashije kuba natera imboni, ko ngewe ndavuga ibyo nabonye, ntabwo ndimo kuvuga ibyo mpimba. Bagize batya batugaragariza Kavumu imbere yabo. Batugaragariza hehe? Kavumu imbere yabo. Baratubwira ati ni Kavumu. Berekana bagenzi babo ba Wazalendo bari mu tundi duce tugiye dutandukanye. Iyi kipe igaragara imbere yacu muri video, abantu bataza kugira ngo wenda ngo nibo bonyine bahari. Abangaba ni abarinze komanda, aba bari hafi nyine ya komando w'urugamba. Bagira rwose, ndabona nashaka ko bagira muri 30 gutyo. Ariko muri iyi video nkwibutsa ko bagaragaje n'abandi bagiye bapumuzitse, bafashe amapozisiyo, bazengurutse iyi Kavumu. Nyuma yo kwishumika ejo bundi bagashumika ibikoresho by'umutwe wa 23, M23 kazivuga ko ngo yari guturitsa ibisasu, nyamara bizwi neza ko ububiko bw'izi nyeshyamba muri agace bwamaze gutwika nyuma y'iminsi 2. Wazalendo yari yageze iri mu butasi. Ubu abasore muri amasaha y'umugoroba video baduhaye batweretse ko Kavumu bamaze kuyizenguruka. Vuze ngo ikiyeme, Kavumu bamaze kuba bayizenguruka. Ubundi uku nguku niko urugamba rupangwa. Urugamba ni imibare, gutsinda ni imibare. Ntabwo gutsinda rukuza abantu benshi, kuko erega Wazalendo bamaze nk'iminsi nk'itanu barahanga. Bumvaga ko Wazalendo bwije direct barahita bagaba ibitero bagatera bakatangira kurwana muri Kavumu. Ntabwo ari uko byagomba kugenda. Bagomba kuyibinda, bagomba gutata amakuru, bagomba kureka ikinyagomba gufata amapozisiyo, ndetse no kumenya aho umwanzi ari, aho aduyi ari hose bagomba kubamenya kugira ngo binjire mu rugamba. Urebye neza urabona ko hari aho bagiye bakozanyaho, bakura abarwanya bafite 13 mu bapozisiyo agiye atandukanye azengurutse iyi Kavumu.
aho izi nyeshyamba nyine nazo zabaga zirindiye indake zabo kugira ngo bafate position nziza. Nuvuga ngo bari kugenda runono gake gake, metero imwe, metero ebyiri, metero eshatu, ari nako bagenda bagira iki, bazenguruka. Gusa ubu barimo barakwereka bakavuga bati ngiriya Kavumu ninde utari kuyireba. Ubwo ikiza rero AFC 23 yamaze gushyirwa mu gatebo k'abazarendo babafite mu mbehe. Ubugira ngo umuntu akora sakuri hejuru yanakuzengurutse kumwikura biba bigoye. By'akarusho izi nyeshyamba za 23 icyerekezo ubwo ziraba zisigaranye cyangwa se nabo basigaranye no gusohoka Kavumu biruka berekeza Bukavu, kuko ntago bari gusubira inyuma. Nuvuga ngo barimo gutegura uburyo bwo gufata iyi Kavumu mu buryo bwiza cyane, hanyuma bagasigira izi nyeshyamba za AFC 23 inzira yonyine yo gusohokamo. Utinda nawe Wazarendo murabizi nta mikino bagira. Wazarendo nta mikino bajya bagira, nta babagendera hejuru cyane. Utinda nawe arafatwa, kandi batekwa nyine gufatwa na Wazarendo. Ibi ntabwo nza kubica ku ruhande. Wazarendo murabizi abenshi ni inyeshyamba, ntabwo tuzavuga ngo ni FARDC, reka ngo nubwo akenshi bakorana, ariko kuri inshuro mu bagaragaye bashaka kwifatira Kavumu bavuga ati twebwe turahafata, ni inyeshyamba. Ibi ntabwo ari byiza uri AFC 23, ntabwo ari byiza rwose, kubera yuko ugize umwaku ugafatwa n'inyeshyamba. Nk'aba ngaba bavuga bati igihugu cyacu murimo muragiteza ibibazo, muratwangaje. Bamwe n'abana bari mu mashuri, abandi n'abagabo bari mu ngo, uyu munsi bavuyeyo bari ku rugamba, bagenzi babo barapfuye. Ubwo rero ngira ngo biragoye kubona Wazarendo berekanye icyo bita imbohe z'urugamba cyangwa se matekwa. Ngira ngo mujya mubibona kenshi, biba bigoye cyane. Ubu uduce twa za Bunyakiri, za Miti ndetse n'ahandi n'ubwoba gusa, dore ko bari gutinya bavuga bati uyu muriro ugiye kumvikana aho bita Kavumu uramutse usandaye uraza natwe kutugeraho. Kuko noneho ubuhanga Wazarendo bari kugaragaza nk'abantu mwe ntabwo navuga ko byoroshye. Sasa rero mu basore bagaragaye mu by'ukuri harimo bambaye inifomo za gisirikare, ariko apana izi nifomo nshyashya. Hari inifomo nshya FARDC yamaze gushyira hanze ndetse no kumurika no guha bamwe mu basirikare bayo. Izo nifomo yanabuzanyije ko zizigera zambarwa na Wazarendo, ntabwo arizo bambaye. Abambaye uniform, hari abambaye full combat kuva hasi kugera hejuru ya FARDC kabisa. Bambaye rero uniform yari isanzwe ikoreshwa na FARDC mu minsi yashize, bigaragaza neza rwose ko ari Wazarendo. Hari abambaye bisanzwe ariko ukabona ko bambaye za bote mu by'ukuri, ariko ugasanga nyine afite n'ikindi, afite uko yambaye. Nyine urabona ko urugamba babukereye kabisa, bakagira batya bakakwereka hakurya mu misozi aho abandi bahagaze, bakakwereka hakuno aho bari, ukabona ko barimo gutera imibare ikomeye cyane. Nibwirira muntu uri Kavumu urimo udukurikira, cyangwa se umuntu ubasha kuba yabwira umuntu uri Kavumu ufite ahuriye na AFC 23 akaba azi ko byamugiraho ingaruka, uyu mugoroba nturaramo ejo ntuzararemo, kubera ko aba Wazarendo ndi kubona hano Kavumu mu minsi mike bamaze kuyimira. Baraba bamaze kuba bayimira kabisa. Mu bigaragara nta kindi kintu kiraba kigize iki, kiraba gisigaye usibye ko baza kugira iki, baza kuyigarurira. Iyi Kavumu ni agace kamaze igihe kinini cyane kari mu maboko ya AFC 23, ariko kakunze kugenda kumvikanamo imirwano mw'abantu mwe, imirwano myinshi cyane yakomeje kugenda ihumvikana. Si umunsi umwe, si iminsi ibiri havugwa imirwano, ni iminsi myinshi kabisa. Ariko wakwibaza ngo aba Wazarendo intwaro zimeze gutya baba bazikuye he? Bafite ibikoresho. Ndakubwiza ukuri, umbabarire ujye muri groupe yacu ya WhatsApp,
ubashe kubona byibuze ibyo ndi kukubwira, bafite igikoresho mwabantu, za night vision, indebakure, imbunda z'imisada, ama AK47, yewe n'izindi ntabashije kumenya, barazifite, bari nazo. Muri iyi video biragaragara neza, ibyo ndi kuvuga byose biri kugaragaramo. Ubwo rero nguko uko Kavumu bimeze, ubwo mbateguje kuza kwiyumvira aya makuru, kuko nge ndabona ko nibaramuka bamanutse biraza kugorana. Ariko impamvu ndi kukubwira gutya, aba bagaragaye nagwe ngo ni chef de commandement uri hejuru mu misozi, urimo uratanga amabwiriza ku bandi. Hari abandi bamaze kwegera kare Kavumu, bamaze kugenda rwose bayirya isataburenge, bayegereye, bagiye bazenguruka mu duce tumwe na tumwe. Muri iyi video bagiye babigaragaza bavuga bati hariya hari abasore kabisa bategereje Adui, cyangwa se barimo kugenda basunika Adui bamwigiza imbere. Ibyo ntago bo batinya kubigaragaza, ni wazalendo kabisa. Ntago bajya batinya kubigaragaza. Ibi bibaye mu gihe uwo bita Benjamin Mbonima yavugaga Kongo ku bijyanye no gufungura mu kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu, ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, avuga ngo impamvu ngo bitarimo gufungurwa ngo ni ukubera ko ibikoresho byatwawe nande, ngo byatwawe na Kinshasa, ngo ubwo binjiraga muri ibi bice. Kandi tuzi ko aba bantu bari barimo guhunga kugeza ubwo inyeshyamba za FC23 uyu munsi zivuga ziti twebwe nta bushobozi dufite bwo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ubwo bushobozi ntabwo dufite. Wabaza uti kubera iki? Bakakubwira bati ibikoresho byaratwawe. Bwa mbere babanje kuvuga ko ari kubw'impamvu zabo bwite, ariko kuri ubu baravuga bati nta bikoresho tugifite, ibikoresho byamaze kuba byatwarwa. Nibyo koko ibikoresho nta biriyo mu bigaragara, ariko ikibazo ni ko binjiyemo bihari byagiye. Uyu munsi leta ya Kongo ntabwo iremera ayo makuru ivuga ko yatwaye ibyo bikoresho. Biraza kubazwa AFC23. Izi nyeshyamba rero sinzi ko ziza kubasha kubazabibona, rero biragoye cyane. Hanyuma rero muri aya makuru ntago nava muri studio ntababwiye iyi nkuru igaruka n'ubundi kuri wazalendo. Ndabona uyu mugoroba turi buze kwigarukira kuri wazalendo. Ndimo ndabona imbere yanjye n'ibijyanye niba ari miliyoni 40, niba ari miliyoni 4, nabyo reka mbikomozeho mbabwire uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Wazalendo mu minsi mike itambutse bagiye bafata amafaranga menshi cyane rwose yo gutera inkunga ibikorwa byabo. Ibi ndabona byavuzwe n'ubita Stanislas Bushakala, uyu umunyamakuru hano, ngira ngo sigeze afungwa, niwe cyangwa siwe, menya atari we. Ariko yavuze ko mu makuru avuga ko akesha Jeune Afrique, ariyo yashyize hanze aya makuru. Jeune Afrique rwose iravuga ko ngo ifite amakuru yizewe ko ari inkunga ikomeye cyane iherutse guhabwa wazalendo. Ikibazo kikaba rero kuba wazalendo yahabwa inkunga ni miliyoni enye z'amadolari. Hano niyo ndi kubona ngo baherutse kuba bahabwa yo gufasha ibikorwa byabo. Ngo guverinoma ya Republika Demokarasi ya Kongo iravuga ko wazalendo ihabwa inkunga ya miliyoni enye z'amadolari buri kwezi binyuze mu ngabo zishinzwe umutekano ndetse no kurinda icyitwa RADA. Iyi nkunga rero itangwa binyuze mu buryo bubiri: ikigega gishyirwa mu ruhererekane rw'ikoreshwa ry'imari n'ikigega cyari cyo guhabwa abayobozi bamwe na bamwe bo mu turere dukurikirana wazalendo. Ubwo rero ibyo ngibyo sinzi niba wazalendo ari ikintu kijya kibageraho, kuko hano bari kuvuga ko ngo miliyoni enye za buri kwezi z'amadolari y'Amerika ziratangwa mu gushyigikira wazalendo ibikorwa byabo. Ari nabyo navuga se za ntwaro ziva he? Ubwo urumva ntabwo zaburaho ziva. Rero mu gihe amafaranga angana gutya atangwa, n'intwaro zigomba kuba zabageraho. Ahubwo ikibazo nibaza agashahara kabasha kubageraho, cyangwa se cyo nta nubwo ari umushahara. Use ubundi wazalendo umushahara wabaha wawubona, ahubwo agahimbaza munsi kabasha kuba kabageraho. Tugenda tugana ku musozo rero. Hano hari amakuru akomeye cyane narabibabwiye, ariko ku itariki 18
ku itariki 17 narabivuze ubwo basinyaga amasezerano ngo ya Montreal bavuga ko ngo imfungwa rwose ngo mu gihe kitarenze iminsi 10 nabwo ati muyibare ngo bazaba bamaze gufungura imfungwa kuzihererekanya. Kinshasa ifungura za FCM 23 na M23 ngo ifungura za Kinshasa hanyuma bazihererekanya. Amakuru ari gutangwa igitangazamakuru kirimo Actualité Poised bamaze kubitangaza kaza kugira ngo nayanjye cyangwa nibyo ndi kwivugira wenda ngo nta mfungwa nimwe habe n'urutoki irarekurwa nta nimwe n'iyi rutoki irarekurwa ngo rwose yabiva ku ruhande rwa FC 23 ijya ku ruhande rwa leta yabiva ku ruhande rwa leta ijya ku ruhande rw'inyeshyamba. Nari nababwiye nti by'ibi biganiro mw'abantu mwe biragoye ko byatanga igisubizo nuko bibeze. Imfungwa 311 ndetse n'166 zagombaga guherekanwa hagati y'impande zombi nta nimwe iragenda. Ngo M23 ngo yari yatanze imfungwa 778 zagombaga kurekurwa, ariko mu kiganiro batanze kuri wa mbere tariki 27 ngo bavuze ko nta numwe babonye. Ntabwo Kinshasa agomba kurekura abanyabyaha, ntabwo bishoboka, ntabwo byagombaga gukunda rwose, biragoye. Ariko inyeshyamba nazo ziti natwe turatsimbararada, nabo bakavuga bati abo dufite nta numwe tuzagira iki, nta numwe tuzarekura ngo tubahe. Kinshasa iti nta kibazo, atariko mumenye ko namwe abo dufite hano abanyabyaha banyu ntago tubabaha, ahubwo nimushiduka muzasanga namwe twabafashe mu buranishwa. Kandi bivuga ko ngo bakatirwa n'ibirimo ibihano igihano cyo gupfa. Urukiko rwa gisirikare muri Uvira rwasubukuye kumva ubwiregure, rwasubukuye urubanza rwari rumaze amezi 5 ruhagaritswe rw'abasirikare bakurikiranweho ibyaha bigiye bitandukanye. Ibi rero bikaba bigaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kugerageza gukoresha ubutabera buhagije, dore ko batanze gasopo ku musirikare wa wese uzagenda ugaragaraho amakosa agiye atandukanye, arimo nko kurenga ku burenganzira bwa muntu ndetse no gushaka guhohotera abaturage. Ibyo baravuga bati tuzabirwanya. Urukiko rero rukaba ruko rwabigenjeje muki muri Uvira. Aya ni amakuru nayo ari kugenda tugeraho uyu mugoroba rero asobanura byose uko byifashe. Kabisa urumva ko FARDC bikomeje kugenda igerageza gukora neza, ishyira ubutabera imbere kugira ngo ibintu bigende mu mucyo. Ejo hatazagira uvuga ngo nyenyenye atidera abantu banyu bakoze amakosa ni mwabahana, bo bakavuga bati twebwe tugomba. Kandi nanone ntabwo bikorwa mu muhezo, batazavanga ibihano n'ibyakozwe amategeko niyubarije uko yubarizwaga biri gukorwa ku karubanda, ku kabarore buri muntu wese abibona. Ngayo nguko rero reka mbashimire, babwire ni mwakoze cyane kudukurikirana kuva ku munota wa mbere kugeza kuri iri segonda. Turaza gusubira rwose mu kanya kari imbere, ngo ni mu kanyara mu masaha ari imbere tureba n'ibindi bigezweho. Mugire ibihe byiza.